His Excellency tukuri inyuma. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nyuma yo kugezwaho iki kiganiro n'urubyiruko, kiratugaragariza nta gushidikanya ko niba urubyiruko nk'uru rushobora kwitanga, numvise banakoresha ijambo gukotana, rukishakamo imbaraga rushingiye ku byo u Rwanda rwabahaye. Bamwe bavuze amashuri, abandi bavuze amahirwe, abandi bavuze inzozi, nuko kwihangira umurimo bishoboka. Ndavuga mu rubyiruko. Biratanga icyizere rero ko n'abandi nibakora nkabo, ejo h'uru Rwanda uretse kuba heza, hari n'abazasimbura abababanjirije. Ndavuga twebwe, ndavuga mwebwe mwicaye ku rundi ruhande. Birerekana kandi ko imbaraga abababoneye izuba bakoresheje, ndetse bamwe bakasiga ubuzima ngo u Rwanda rube rugeze aho turubona ubu, zitapfuye ubusa. Muzakomereza aho ngaho. Nyakubahwa Perezida, mubitwemereye twakwakira ibitekerezo n'ibibazo kuri iki kiganiro. Turahera ku bari hano ndetse tugiye no hirya no hino ku badukurikirana ku ikoranabuhanga. Miriwe. Thank you. You have to allow me to speak in English. Your Excellency, I think first I would like to start by how the last 2 days have been incredibly inspiring and how much humbling it is to sit and listen from everyone, including you, Your Excellency, about the price that was paid. Urgency. But for me, I would say this 2 days have been incredibly inspirational, and I'm leaving with a sense of duty and responsibility as a Rwandan and fellow Rwandan, and I will extend this call to all Rwandans and friends of Rwanda to help deliver on the President's vision. So thank you very much for the opportunity to comment. Murakoze, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Jimmy Mulisa, mpagarariye abasportive bose. Nagize amahirwe kinya umupira kuri nivo nziza i Burayi, mbona njye no mu bindi bihugu ngiye mbona ukuntu bagenda babikora. Ari igitekerezo nari mfite, kuntu wazaga kudufana cyangwa baheruka kumva Amavubi ejo bundi dutsinda South Africa, tugiye no kujya muri stade nziza, turagusaba yuko wakongera ukagaruka. Murakoze. Mwarakoze cyane footballero wacu, ahubwo bashyire focus ku masomo yabo, bazavemwe abaganga beza, bazavemwe abinjineri beza. Murakoze Excellency. Murakoze. Tuze hano uru ruhande tukarugiyemo igihe gihagije. Monsieur le Président, Madame la Première Dame, merci de m'avoir donné la parole. Je suis Jessica Mouisa de la diaspora de France. Je voulais parler des quelques personnes qu'on est qui œuvrent pour la mémoire, pour la lutte contre la négation du génocide contre les Tutsis. Un instant s'il te plaît. En ligne. Merci. Ngo aturuka mu Bufaransa, ngo yifuzaga kuvuga ku bantu baharanira cyangwa se bahora bakotana ku birebana no kwibuka kuri mémoire ya génocide. Moi, j'ai commencé vers l'âge de 15 ans. J'habitais dans le sud de la France, donc sans communauté rwandaise. C'était assez difficile à l'époque de trouver les informations pour pouvoir me les rapproprier et écrire mes premiers textes. Vous pouvez continuer. Okay. Donc j'ai fait ce travail petit à petit. C'est pas impossible. Comme l'a dit monsieur le ministre Dr Bizimana, il faut pas être historien pour commencer à œuvrer pour le serpent qu'on est des cafards.
et on devrait contempler? Non, il faut agir. À minima, il faut reposter, il faut retweeter, mais il faut agir. Merci. Merci beaucoup. Hano umwanya twari twagenewe hano ndabona tumaze ibibazo bine tumaze kubibona, ndagira ngo tujye no hirya no hino. Banza dusemurire ibintu avuze yuko mu magambo makeya yatangiye guhangana n'abapfobya, yatangiye guhangana n'abahakana jenoside, afite imyaka 15, ari mu Bufaransa kandi ari ahantu hatari na community y'Abanyarwanda, ni ukuvuga ngo ari nkaho ari wenyine. Akavuga ati cyane cyane nk'urubyiruko ntago yumva ukuntu urubyiruko uyu munsi rufite ububasha bwo gukoresha izi mbuga nkoranyambaga zose badashobora guhangana cyangwa se basa n'ababyihorera ngo abandi barabikora. Akanavuga ati niba mudashoboye no kubikora nimurebere ku babikoze, mwebwe mu rutwite musubiremo inkuru bakoze, musubiremo ibitekerezo batanze, musubiremo ibikorwa bakoze kugira ngo bikwirakwize mu bikwirakwiza. Ati ndudashoboye kujya gushakisha ariko nibura yashobora gukwirakwiza. Ati rero kureka abantu bakita abandi ko nta gaciro bafite. Mu kanya hari abavuze bati batwita iminyorogoto, abandi batwita inyenzi, abandi batwita iki. Ati ibyo ngibyo tubirebere duceceke. Ati niba udashoboye no kubirwanya nibura wabikwirakwiza bikagera aho bigera, ariko ntiturekere abapfobya n'abahakana umwanya wose. Murakoze. Reka tujye i Gatsibo mu ntara y'Iburasirazuba. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Mukandabana Evangeline, mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Gitoki. Ndabashimiye kuri uyu mwanya mu mpaye. Ndi umwe muri ya miryango yari yasubijwe inyuma n'imyumvire mibi iherekejwe n'ubujiji. Nari umwe muri babandi bavuga yuko nta kintu na kimwe nshobora gukora ngo ngire aho mva cyangwa se aho nagera. Numvaga icyanteza imbere ari uko wayora amafaranga ukanzanira. Hanyuma rero tuza kujya mu nzu y'inkodeshanyo, jyewe n'umugabo wanjye ku myaka 27 turi 5,000 byo kwishyura inzu. Turashima imiyoborere myiza, abayobozi bazaga kutureba mu rugo baza nk'uko abavuga butumwa bajya gushaka abayoboke. Baraza batujyana mu nteko rusange z'umudugudu, batubwira gahunda yahinduka wigire, guhinduka mu mutwe, mu mutima no mu mufuka. Ibyo sinabitindaho. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, impanuro n'inama mwaduhaye byabyaye umusaruro. Mwarakoze. Twahawe inkunga zikomatanyirije hamwe, harimo gahunda yo kwiga imyuga, twigishijwe kudoda, geneze budozi, hanyuma bampa n'imashini. Umugabo wanjye yahawe akazi ko mu muhanda VUP, twahawe inka ya Girinka, twahawe amafaranga 100,000 nk'inkunga yo kugira ngo barebe ko twageraho tugera. Tubwirwa ko tugomba gukorera ku mihigo, hanyuma duhiga ko nitugeza ubwo tuba turashe ku ntego tuzagura igare. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, umunsi twaguraga igare iwacu wagira ngo twasezeranye Rasa ku ntego washimye rwose. Hari ikintu ukomeje gushima niho wabirangiza duhaye byinshi. Hari ikintu cyahabaye bigeze nimugoroba, mbwira umugabo wanjye ndabwira impereza igare nanjye ndinyonge. Ubu nzigare bihagije kutarivuga ndanaritwara. Nanyonze igare nkata mu murenge wa Gitoki, nkata harya ku isantre, nzamutse ndavuga ndashima imiyoborere myiza. Ngeze mu Rwanda ari parika, mbwira umugabo inyemera turyite vewiti. Urakoze cyane. Hari ikibazo ufite? Umugabo wanjye arampakanira tutagirana ikibazo n'abantu bafite imodoka. Ntago ari aho twaheze rero uyu munsi dufite inzu y'amabati 40. Iyo bugorobye Kigali yimukira iwacu kuko dufite amatara yakabihagije. Ku mashini imwe twahawe twazibyaje imashini 7. Nanjye mfite urubyiruko ndera. Munyemerere mbahe icyifuzo. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ubwo urambyibushye gutya ntabwo ari ukurya cyane, ahubwo n'izina amaze iminsi nitwa unanjye nitwa Ticha. Muramutse munyemereye nkahabwa amahirwe yo kongera ubushobozi, ndavuga ubumenyi kubwo mfite. Ntekereza ko mu mezi ari imbere nawe ari directrice, ibyo bitakunda nkikorera ku giti cyanjye, iterambere ry'iwacu rigakomeza kujya ku muvuduko uri hejuru, dore ko namye ko nta mupolisi uryandikira. Ndabashimiye rero, mwarakoze. Urakoze cyane. Reka na mugenzi wawe afata ijambo. Turabizeza ko Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi bari inyuma, turimo turababwira ngo bafate duke bafite, batubyaze umusaruro, twubaka u Rwanda twifuza. Murakoze. Murakoze cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Samuel Kwizera,
ndi umwarimu w'amateka mu karere ka Gatsibo, ndi umunyeshuri kandi muri kaminuza ya Kibogora Polytechnic. Ikeneye kuvuga ibintu bibiri ndashaka kubivugaho. Kimwe cyo ku mwarimu wo mu minsi ishize biragaragara cyane ko atandukanye n'umwarimu mubona kuri microphone yarabiye muri aka kanya. Dutinya kujya kureba abadupima bakadodera amakositimu ajyanye n'igihe ndetse atubereye, turasutinga tukaba dusobanutse dusa neza mu kazi. Ku cyo ku ishuri gushimira ni ngombwa mu buzima, ndifuza gushimira by'umwihariko nyakubahwa First Lady yarakoze cyane. Impamvu nshaka kumushimira ni ku ruhande rw'uko ari chairperson wa Unity Club Intwararumuri, by'umwihariko bafatanije na Minubumwe ku marushanwa mwateguye akaza muri universities, hakaba inter-universities competition about ndi umunyarwanda, hanyuma 2022 muri Kibogora Polytechnic bikomerezayo. First Lady ndabashimira cyane ko nagize amahirwe mu wa mbere at national level naho ndaperforminga, nungukiyemo ibintu bibiri. Icya mbere nuko nyakubahwa First Lady burya za sheke mwoherezaga zangezeho kandi zanyishyuriye minerivare. First Lady ikindi ndabashimira ko buriya ayo nakishyuye hariya ubundi aranyapangamo plani bikagenda neza. Ku rundi ruhande ubutumire mwamaye bwo kuza kuvuga uriya muvugo muri parliament mu kwa 10 muri uwo mwaka byaranejeje. Burya turi kumwe mu huriro rya 15 rya Unity Club Intwararumuri byari byandenze. Ngana ku musozo, His Excellency ndagaragaza ko ubuhanzi tubona uyu munsi bwafasha urubyiruko kandi bwabatunga. Niyo mpamvu dusaba ko turaza gusaba byibuze muri Minisiteri y'Urubyiruko, turabashimira ko mwongeyemo n'icy'ubuhanzi baze kuduhuriza uburyo urubyiruko rw'uyu munsi ibihangano byabo bishobora gukoreshwa ariko harebweho n'uburyo bwo mu mufuka, nabo bakabanza bakabareba, tukirinda copyright ndetse no gukoresha ibihangano by'abandi. Twasanga twakwegereza urubyiruko bagahanga ibihangano bifitiye igihugu akamaro, abo hanze nibagire aho baduca baze kudusobanurira uburyo babihuza n'akazi. Ko urubyiruko rw'Igatsibo nyakubahwa Perezida wa Repubulika dufite urushinge kandi niyo mpamvu udakangwa n'ibibyimbagaye. His Excellency tukuri inyuma. Arakoze cyane.